abakobwa babiri Vestine na Dorcas. Abantu batazi Dorcas na Vestine ndaza kubabereka uyu munsi. Uriya hirya niwe Dorcas, hanyuma uriya mubona wundi niwe Vestine. Ese wari uzi ko ari bo bakobwa bazwi n'abantu benshi kurusha abandi banyarwandakazi bose? Birashoboka ko bavuga ko atari bo bazwi cyane, nyamara gutekereza ko bazwi bakaba bazwi n'itangazamakuru gusa, ndetse n'abantu bo hejuru bonyine bakoresha imbuga nkoranyambaga zigezweho nka za Instagram na Twitter gusa. Ariko abangaba bo bazwi kugera no kuri rubanda rugufi, nibo bantu bagarutsweho cyane. Hari ibihamya by'uko bazwi kurusha abandi bose mu Rwanda, kuko indirimbo zabo guhera mu mujyi kugera mu byaro baba bazize mu mutwe, bitabasabye kuzumvira ku mbuga zicuruza umuziki cyangwa kuri YouTube, kandi bakaba bazi ba nyirazo. Abana batazi iby'imbuga nkoranyambaga, abakuru, abakecuru bo mu byaro byaherera abandi, abasirimu bakomeye kandi biyubashye, abatari abasirimu, abagira amadini n'abatayagira, iyo batazi iyi ndirimbo baba bazi cyangwa bakamenya iyi utibagiwe n'izindi nyinshi. Icyakora noneho byarenze urwego rusanzwe bigera no mu banyamahanga, aho n'utazi igiswahili usanga azi kuvuga ngo ni gihamya ko nta wundi muntu mu Rwanda w'umukobwa cyangwa umugore uzwi kubarusha, ukunzwe kubarusha, kandi buri wese akaba akeneye kumenya amakuru ye nk'uko bimeze kuri aba, kandi imibare irabigaragaza. Nta wundi muntu wagaragaza ibikorwa bye bizwi n'abantu barenga miliyoni, ngo igikorwa kimwe kibe kizwi n'abarenga miliyoni 30, 11, 10, hanyuma ngo igikorwa cye gito kitageze kure kibe kiri kuri miliyoni 2 kuzamura, kandi aho biterwa nuko cyaba kikijya hanze. Ibikorwa byabo byo ni indirimbo iyarebwe na bake, ni ya yindi biheruka, kandi miliyoni y'abayirebye kuri YouTube mu byumweru bitagera kuri 2 bayuzuye. Ubwo aho ni ku ndirimbo agenze gake cyane. Ese wari uzi ko Vestine ari we munyarwandakazi wakozweho inkuru nyinshi z'ibihuha? Nujya muri YouTube ukandikamo Vestine, uzasanga hari abakoze amavideo ye bakoresheje ubwenge bw'ubukorano AI, ku buryo ushobora gutekereza ko ari we, kandi ayo mavideo akaba yararebwe n'abarirwa mu bihumbi amagana n'amagana. Nujya ku mbuga zose uzasanga Vestine ari we munyarwandakazi uvugwaho cyane, kandi ibihuha bimuvugwaho bikagarukaho n'ibitangazamakuru byose, aho hari bamwe babyizera nk'ukuri bakazamenya ko byari ibihuha nyuma. Mu Rwanda aya mazina yabaye nk'ahari izina rimwe, Vestine na Dorcas. Iyo umuntu yifitiye inshuti ye, umwana, umuvandimwe cyangwa umubyeyi witwa Vestine, hari abakeka ko harimo murumuna we witwa Dorcas. Byagenze bite ngo abakobwa bo mu majyaruguru batari bazwi cyane no mu mudugudu bavukamo bisanga bari ku rutonde rw'abayoboye abandi mu kumenyekana mu Rwanda no ku isi hose? Ese ni amavuta y'Imana gusa cyangwa bafite irindi banga? Uyu munsi tugiye kugaruka kuri aba bahanzikazi bakomeye kurusha abandi bose mu Rwanda, babereye abandi benshi kiraro. Urugero nka Alicia na Germaine, Igete na Cynthia, ndetse na Bonte na Bonete, biyemeje gutera ikirenge mu cyabo nyuma yo kubona ko bashobora kuririmba indirimbo zo guhimbaza Imana kandi bavukana, bikagira umusaruro w'umwuka n'ubifatika. Vestine na Dorcas si ukubera abandi urugero gusa cyangwa ngo bareberwe mu bikorwa byahashize, kuko bakomeje gutera intambwe igana imbere. Nibo bakunda ntutujye kure, tubavuga mu buryo bukwiriye kandi buragusigira isomo mu buzima, kuko imibereho yabo, gukunda ibyo bakora kwabo, guhangana n'ibibavugwaho n'ibindi byagufasha kumenya uko ubaho mu buzima bwawe bwa buri munsi. Iyi ni Paradise TV, kandi maje kugushimira ko wahisemo neza ugafungura iyi video. Bana natwe twivugire ku mateka atangaje y'aba bahanzikazi, twibande cyane ku rugendo rwabo rw'umuziki, kuva muri korali y'abana kugera ku bahanzi bigenga. Umuziki wabo wabaye nk'amazi, iyo utayoza urayanywa, utayanywa ukayatekesha, utayatekesha akengeshwa inzoga cyangwa ibidasembuye unywa. Aho naho waba udafite aho uhurira nayo, ukanyagirwa n'imvura cyangwa se ikanyagira bagenzi bawe. N'umuziki wabo ntaho wawucikira. Iyo utawukunda ujya mu kabari ukawusangamo, wajya mu rusengero ukawusangamo, amaradiyo, amateleviziyo n'imbuga nkoranyambaga bakawukina. Ibyo byose wabyirinda umwe mu bantu babiri b'inshuti zawe akagenda yiririmbisha urugero wenda ati nta yandi mahitamo ahari, waba bakunda cyangwa utabakunda, ubamenya nk'ikirango cy'umuziki w'u Rwanda, by'umwihariko wa gospel. Hari kuwa 2 Gashyantare 2004 mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda, ubwo impundu zavugaga amashyi agakomwa kuko hari havutse umwana w'umukobwa. Bibwiraga ko ari bisanzwe nk'uko abana bose bavuka, hanyuma bamugenera izina bamwita Ishimwe Vestine, batazi ko rimwe muri ayo mazina rizaba izina rikomeye cyane. Uwo mwana w'uruhinja yisanze mu muryango w'Abakristo kuri nyina witwa Uzamukunde Elizabeth na se witwa Nizeyimana Mazimaka. Nyuma y'imyaka 2 gusa, abantu batangiye kumenya ko kwa Elizabeth na Nizeyimana havutse akana kitwa Vestine kwa 28 Kamena 2006, nabwo bongeye gukoma mu mashyi. Uwo muryango wakira undi mwana w'umukobwa nawe bamwita izina bibwiraga ko risanzwe, bati uzitwa Kamikazi Dorcas. Abo bakobwa bombi ni bamwe mu bana 6 bagize uwo muryango ugizwe n'abakobwa 4 n'abahungu 2.
aho bavukiye n'uko bakuze byagize uruhare rukomeye mu kubaho bafite imyitwarire n'imitekerereze itangaje, by'umwihariko mu kuririmbira Imana. Bakuriye mu muryango wubaha Imana, aho isengesho, indirimbo n'imyitwarire ya gikristo byari igice cy'ubuzima bwa buri munsi. Uwo muryango wari usanzwe uri mu itorero, bituma Vestine na Dorcas bakura babona ko kuramya Imana ari ikintu gisanzwe, kitari igikorwa cyo ku rubyiniro gusa. Bakiri bato cyane, bataragera ku myaka 10, hagati ya 2010 na 2017, Vestine na Dorcas batangiye kugaragaza Imana idasanzwe yo kuririmba. Mu itorero rya ADPR biberaga muri korali y'abana mu ishuri ryo ku Cyumweru rizwi nka Sunday School. Ariko nubwo bari bato, amajwi yabo meza yatumye bakurwa mu bana bashyirwa mu bakuru, bisanga bari kuririmbana n'abasore n'inkumi, utibagiwe n'ababyeyi ba korali ya Goshene. Wavuga ko batangiye kuririmba nk'abandi bana, ariko ko imyaka yagendaga ishira, amajwi yabo agatangira kwitandukanya n'ay'abandi bana, ayabo yakaba umwihariko. Ababumvaga baririmba bavuga ko ari ikintu kidasanzwe kiri mu ijwi ryabo, imitima y'ababumvise gashonga. Si imbaraga gusa, si ubuhanga gusa, ahubwo hari ubutumwa n'amarangamutima byageraga ku mutima w'ubumvise. Byatumye korali bashyira ku murongo w'imbere ngo ibyo byiza bigere kuri bose. Icyo gihe ntawari uzi ko ibyari intangiriro z'urugendo rwabo ruzavamo amateka mu muziki wa gospel mu Rwanda. Mu mwaka wa 2018, Vestine na Dorcas bafashe icyemezo gikomeye, gutangira umuziki ku giti cyabo. Icyo gihe bari bakiri bato, bakiri mu mashuri, badafite rebo, badafite umujyanama uzwi, badafite ubushobozi buhambaye. Icyo bari bafite cyari ijwi ryiza, kwizera n'icyifuzo cyo kuririmbira Imana gusa. Batangiye basubiramo indirimbo z'abandi baramyi bakomeye, icyo bita covers, bakazishyira ku mbuga nkoranyambaga. Izo ndirimbo basubiragamo zirimo Umutima, Haleluya, Iminsi, Ndabihamya, Ku migezi n'izindi. Zagaragaje ko nubwo bari bakiri bato, bari bafite ubuhamya bw'abantu bakuze mu mwuka. Mu bihumbi 2019 batangiye gutekereza ku buryo umuziki wabo wagera kure. Ibyo bari bagiye kubifashwa na Prince Rea uzwi nka Mawombe, wabafashaga gucuranga no gutunganya iyo miziki yabo y'amakava. Mu mwaka wa 2020, YouTube channel ya Vestine na Dorcas yari iri gukora ku mugaragaro, aho niho ibintu byatangiriye guhinduka. Indirimbo zabo z'amakava zatangiye kurebwa n'abantu benshi, zifatwa nk'ikimenyetso cy'Imana nshya iri kuzamuka mu muziki wa gospel. Mu mwaka wa 2020, Mawombe yifuje ko bagera kure kurushaho, akora ibishoboka byose ngo bahure n'uwari kubafasha, maze binyuze kuri YouTube. Murindahabi Irene, umunyamakuru n'umuyobozi wa Irene Entertainment, MI Empire, wabonye Imana ya Vestine na Dorcas kayikunda, abirika abanyarwanda. Nyuma ko bareba no kubumva, yabaye amahirwe yo gukorana nawe mu buryo bw'umwuga. Icyo byasaba ko bava muri korali bagakora nk'abahanzi bigenga. Ibi byabaye intambwe ikomeye. Basinyanye amasezerano na MI, batangira kubona studio, abatunganya amashusho, ababandikira indirimbo, itangazamakuru n'ubuyobozi bwa kinyamwuga. Uwo mwaka wahise uba urufunguzo rw'urugendo rushya. Indirimbo Nahawe Ijambo ihita iba indirimbo y'amateka. Abantu bose batangiye kuyifata mu mutwe, barayiririmba bakarahava, ikinwa ku maradiyo, ku mateleviziyo, bayifashisha ku mbuga nkoranyambaga, ku buryo izina ryayo ryasumbye ba nyirayo. Kugira ngo batsinde icyo kintu cyo kutamenyekana nk'indirimbo yabo, bakoze indirimbo bayita Papa, kugira ngo nabo amazina yabo amenyekane kuruta indirimbo. Icyakora iyi ndirimbo niyo yari yaranditswe mbere na Niyo Bosco ubandikira, nayo yakiriwe neza, ituma noneho abantu bamenya ko umwe ari Vestine undi akaba Dorcas. Uretse ko icyo gihe gutandukanya amasura n'amajwi yabo byagoraga benshi, zagiye kuri channel yabo bwite ya Vestine na Dorcas iyo bashyiragaho covers. Papa yakurikiwe na Donai, ariko yo ishyirwa kuri channel ya MI Empire iyo Murindahabi Irene akoresha mu biganiro atumiramo ibyamamare. Izo ndirimbo zatumye Vestine na Dorcas baba mu baramyi bavugwa cyane mu Rwanda. Muri icyo gihe views za YouTube zatangiye kwiyongera cyane, abarenga miliyoni batangira gusura umuyoboro wabo wa YouTube. Mu bihumbi 2021 haje ibihe bikomeye. Ababyeyi ba Vestine na Dorcas, by'umwihariko mama wabo Uzamukunda Elizabeth, batangaje ko batishimiye imiyoborere ya MI, bashinja Murindahabi Irene kubakoresha nabi mu nyungu ze bwite, cyane ku bijyanye na YouTube channel n'umusaruro wayo, kuko yari yarahinduye ibihangano byabo byashyirwaga, agatangira kubishyira kuri channel ye bwite ya MI Empire, kandi byarajyaga kuri channel yabo bizamuriye ya Vestine na Dorcas. Iyi saga yavuzwe cyane mu itangazamakuru, ndetse hakorwa n'amafilime y'urwenya y'abantu bavuga ko bagiye gushaka channel zabo mu mujyi. Murindahabi yahakanye iby'ibyo birego, avuga ko byose bikoze ku bw'iterambere ry'abana. Vestine na Dorcas bo mu majwi yasohotse bavuze ko batari bifuje gutandukana nawe, ariko ko icyemezo cyari gufatwa n'ababyeyi babo bari gucyubahiriza, kuko bari bakiri bato bataragera ku myaka yo kwifatira imyanzuro mu buryo bwuzuye. Ibyo byarakemutse, bakomeza gukorana, ndetse no gucisha indirimbo kuri YouTube ya MI Empire byarahagaze, batangira kuzishyira kuri channel ya MI Music yindi.
kugira ngo indirimbo zabo zidakomeza kwivanga n'ibiganiro bya buri munsi bya Murindahabi. Kuwa 24 Ukuboza 2022 Vestine na Dorcas bakoze igitaramo cyabo cya mbere gikomeye kuri ka Kigali, aho bamuritse album yabo ya mbere Nahawe Ijambo. Album yagurishijwe agera kuri miliyoni 15 z'amafaranga y'u Rwanda mu ijoro rimwe gusa. Icyo gitaramo cyitabiriwe n'abantu bakomeye kandi cyasize amateka adasanzwe mu muziki wa gospel. Mu bihumbi 2023 baririmbiye bwa mbere hanze y'u Rwanda mu Burundi mu bitaramo byabereye i Bujumbura. Icyo gihe bagiriye ibihe byiza nubwo Vestine yabanje kumererwa nabi imbere y'igitaramo, ariko akaza kongera gukira agakora uko ashoboye, aho yitwaye neza ku rubyiniro mu ndirimbo zabo z'ikinyarwanda. Mu bihumbi 2024 bari bamaze kubona ko mu Rwanda bahafatishije, maze bagerageza n'isoko ry'abavuga izindi ndimi kandi byahise bibahira. Muri uwo mwaka basohoye indirimbo Nema mu rurimi rw'Igiswahili, bagaragaza ko intego yabo ari kugera ku rwego mpuzamahanga. Iyo ndirimbo yakiriwe neza bituma batekereza gukomeza uwo mujyo. Ku itariki 15 Mutarama 2025 Ishimwe Vestine yakoze ikintu gitunguranye. We na Idirisa Uwedraogo basezeranye imbere y'amategeko mu biro by'umurenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo i Kigali. Ibi byabaye intangiriro y'ubuzima bushya bwa Vestine nk'umugore wubatse ku mugaragaro. Icyo gihe byagaragaye ko Vestine ari we mukobwa uvuga cyane mu myidagaduro nyarwanda. Igikorwa gikomeye yakoze cyatumye hari bamwe batari abanyamakuru bifuje kuba basesenguzi ngo bavuge ku byo yakoze. Kuba Vestine yarashyingiranywe mu mategeko byabaye inkuru idasanzwe. Inkuru zabaye inkuru kuko icyo gihe ari bwarakirangiza amashuri yisumbuye, akaba yaracyuzuza imyaka 21. Bamwe bagiye bavuga inkuru zidasanzwe z'ibihoha ko Murindahabi yamugurishije ku munyamahanga w'umukire ngo yibonere amafaranga katari Vestine wamwikundiye. Umugabo we nawe yavuzweho byinshi birimo ko afite undi muryango, ko yahoze ari umusirikare kandi ko ashobora kuba agenda acumbagira. Imyaka yibarirwa muri 30 kuzamura bayishyize kuri 40 n'imisago. Bamwe bagize agahinda batekereza ko urwo rushako ruzatuma itsinda bakunze rizima, kuko umwe ari kuba ari umugore bakumva ko kumanaginga bitazakunda kandi kazajya muri Burkina Faso agasiga muri umuna ukiri umukobwa mu Rwanda. Nyamara Vestine n'umugabo we bakomeje gutura mu Rwanda. Nyuma y'amezi arenga 3 Vestine yahinduye amazina ye kuri Instagram, ava kuri Ishimwe Vestine ajya kuri Vestine Uwedraogo, ashyiraho izina ry'umugabo we. Abantu bakibaza kuri ibyo, ibihuha bikomeje kuba byinshi bafatiranye uko kuvugwa, uretse ko bitari ugufatirana ahubwo cyari igihe gikwiriye. Maze kuwa 5 Werurwe 2025 basohora indirimbo Yebo Nitaware. Indirimbo yahinduye amateka yabo kurushaho. Ni indirimbo yaje mu bihe byo kuvugwa cyane kwa Vestine wari uherutse gusezerana mu mategeko mu murenge wa Kinyinya. Mu mizi ya mbere aho manager we yabujije abantu gufata amashusho, nabyo bikaba inkuru. Ibyo byose n'ibindi byari bigisesengurwa n'abari biganjemo abatazi ukuri, byatumye abantu bahururira iyo ndirimbo yabo yo mu Giswahili no mu Kizuru, dore ko Yebo muri urwo rurimi rw'Ikizuru bisobanura yego mu Kinyarwanda. Byatumye irebwa n'abantu benshi cyane mu gihe gito, aho yujuje miliyoni 1 mu minsi 5 gusa. Ni amateka mashya bari banditse kuko nta wundi muhanzikazi wari warigeze aca ku gahigo mu Rwanda hose kugera ni Burundi. Indirimbo yarakunzwe ihindura amateka mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana mu Rwanda, ihabwa ibihembo by'indirimbo nziza. Umwaka ujya kurangira bayirebye barenga miliyoni 30. Muri uwo mwaka nanone wa 2025 kuwa 5 Nyakanga habaye ubukwe bwo gusezerana imbere y'Imana bwa Vestine Ishimwe na Idirisa Uwedraogo, bwabereye muri Intare Conference Arena. Uyu muhango wari witabiriwe n'abantu benshi kandi wagarutsweho cyane mu itangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga. Bigishyushye bahise basohora indirimbo bise Emmanuel, maze mu minsi 3 gusa yica agahigo ka Yebo yuzuza miliyoni y'abayirebye mu minsi 3 gusa. Ikintu kitarakorwa n'undi munyarwandakazi uwo ari we wese, indirimbo y'abaririmba izo ari zo zose. Byaturutse ahanini ku kuba yaririmo amashusho ya Vestine yakoze ubukwe. Ubukwe bwagarutsweho cyane mu itangazamakuru, ubukwe bwari bushishikaje buri umwe. Iyo ndirimbo butuvugana yarenze kuri miliyoni 11 z'abayirebye. Nyuma y'ubu bukwe, Kamikazi Dorcas murumuna wa Vestine yatangiye kugaragaza agahinda gakabije katurutse ku gutandukana na mukuru we n'umuntu bari basanzwe babana bya hafi cyane. Sinjya njya mu gitondo ariko yarambyutsaga nashyuje ibiryo ngwino urye nkagira courage. Ndamaze nk'ibyumweru 2 kurya byaranze, byarananiye. Mana yanjye navuga ngo ndamamagana nijoro, urumva n'umuntu wubatse no kumwubaha. Ndarana nawe none nanga no kwirarana. Vestine ari umuntu dusengana ndi njyenyine. Byarangwe kwino umuntu twakuranye twahoranye naganizaga ibintu byose ndamubura. Nago namubuze burundu ariko nago nari mufite.
yagize depression ku buryo namuhamagaye saa 9 z'ijoro, mama akaza no kundi azambwira ati mpamagara Vestine ndamushaka. Aransengera birashira, ariko byageze nkajya nanga no kujya iwe, uzamubaze twarabishwaniraga kamingwi n'utsiranga oya kuko ndishyiramo ko tukiri kumwe. Nyuma y'ubukwe hakaba hari muri Nyakanga 2025, Dorcas wari urangiye amashuri yisumbuye yumvaga ntacyo bimutwaye kuba mukuru we yarakoze ubukwe, cyane ko yahise asubira ku ishuri kuwa mbere ukurikira ubukwe bwa mukuru we mu gihe yarategereje gukora ikizamini cya leta gisoza amashuri yisumbuye cyari gutangira kuwa gatatu. Yavuze ko icyo gihe yumvaga ibintu ari bisanzwe. Icyakora nyuma y'icyo kizamini yagarutse mu rugo agenda agatangira kumwiharika, arwara irungu rikabije, aba hatabasha kurya, ajya kwa muganga ahabwa imiti imufasha kongera ubushake bwo kurya, ariko byose bikomeza kwanga. Mu kiganiro yagiranye na Murindahabi Irene kuri channel MI Empire, yemeje ko kuba atarararanaga na Vestine nk'ibisanzwe cyangwa se ngo abe yamuhamagara nijoro kuko ari yubatse byari nk'aho mubuze burundu. Yavuze ko Vestine yari yaramubereye nk'umubyeyi wa kabiri, basengana bakaganira byose, agakurikirana ubuzima bwe bwose bwa buri munsi. Icyo gihe nyina wa Dorcas yaje kumusengera, nyuma aza gusanga igisubizo ari ukujya kuba kwa Vestine mu rugo, ari naho yatangiye kubona amahoro akabasha kurya kuko Vestine ari wamwitagaho. Kuwa 12 Ukwakira 2025, mbere yo kwerekeza muri Canada, Vestine na Dorcas batanze igitaramo cy'ubuntu ku Banyarwanda cyabereye kuri ka Kigali. Ari igikorwa cyari kigamije gusangiza ibyishimo abakunzi babo mbere y'urugendo mpuzamahanga. Kuwa 18 Ukwakira 2025, hatangijwe ku mugaragaro ibitaramo byabo byo hanze ya Afurika byiswe Yebo Concert, byatangiriye Vancouver muri Canada. Mu Kwakira 2025, mu kindi kiganiro kuri YouTube channel ya MI Empire, Vestine atsangije Abanyarwanda uburambe bwe mu rushako, avuga ko gutangira ubuzima bushya byamugoye cyane. Yagize ati kujya mu rugo ni nko kujya mu gihugu utamenyereye. Yanahuguye Dorcas amubwira ko akwiriye kutazihutira gushaka akiri muto, avuga ko ibyamubayeho we ari umugambi Imana yari imufiteho, katari inzira yarangira abandi, cyane cyane muri umunawe. Kuwa 18 Ugushyingo 2025, Vestine yasohoye ubutumwa bubabaje ku mbuga nkoranyambaga, avuga ko ubuzima ari kubamo atari bwo yahisemo, ko ari mu bihe bigoye kandi ko amahitamo yo mu rukundo yari mabi. Yatangaje ko atazongera kwemera umugabo umubeshya cyangwa umukoresha, ko utazahitamo umugabo azaba azi neza we n'umuryango we. Yasoje arira. Nyuma y'amasaha make hafi 2, Vestine yahise asiba ubutumwa, bituma havuka impaka, aho bamwe bemezaga ko yari yibwe konte ye, abandi bakavuga ko ari uko yari yisubiyeho bigatuma asiba ubwo butumwa. Nyuma yaho Vestine yasibye amafoto yose y'ubukwe n'ubuzima bwe na Idrissa ku mbuga nkoranyambaga, asubiza izina rye rya mbere Ishimwe Vestine kuri account ye. Ibi byatumye abantu benshi batangira kwibaza niba hari ibibazo bikomeye mu rushako rwe, ndetse havuka impaka kuko baba barashoboraga gutandukana bagakora divorce nubwo nta cyemezo kigeze gitangazwa ku mugaragaro. Mu gihe bari muri Canada, bafatiye amwe mu mashusho y'indirimbo bari bakomeje guteguza, yitwa Usisite, ikaba ariyo waheruka gushyira hanze. Kuwa 30 Ugushyingo, mu irushanwa rya Diva Awards 2025 ryabereye muri Zaria Court, Vestine na Dorcas begukanye igihembo cy'abaramyi b'umwaka, batsinze abahanzi bakomeye barimo Israel Mbonyi, Josh Shimwe, Krizonda Singwa na Arama Ministries. Cyari kishimwe ku musaruro wabo wose wo mu 2025, aho bakoze indirimbo zakunzwe cyane, ibitaramo byo muri Canada n'uruhererekane rw'abakunzi babo babashyigikiye bikomeye. Uyu munsi wa none, Vestine na Dorcas babereye abantu benshi urugero. Abandi bahanzi b'abakobwa baje mu muziki bavuga ko aribo bagiye kwigana. Abakobwa babiri bavukana birubavu, Alicia na Germaine, baje mu muziki batangira kuvuga ko biganye Vestine na Dorcas. Igwete na Cynthia nabo bavuga ko biganye Vestine na Dorcas. Bonte na Bonete nabo nuko, ndetse n'abandi bazaza nyuma bazavuga ko Vestine na Dorcas aribo babaciriye inzira. Vestine na Dorcas ni izina ryanditswe mu mateka y'umuziki wa gospel mu Rwanda kandi ritazigera risibangana. Uko byemewe na nyir'ishamba.